ariko mubyumve neza, uwa kabiri abanyeshuri bakurikiraho baranganyije, n'abanyeshuri tugiye gusoma bose batandatu, ahubwo ndabona ari 7 banganyije amanota. Uko tubasoma nuko bakurikiranye, ariko amanota barayanganyije bose, ubwo ni aba kabiri. Undi munyeshuri wabaye wa kabiri ni Intwari Ngabo Pacifique, yabana amanota 99 n'ibice 4, yiga nawe mu karere ka Bugesera kuri Wisdom Center. Intwari Ngabo Pacifique yatambuka, natambuke, hanyuma PS Charles Karache azi imbere amudushyikirize ibihembo. Nawe rwose congratulations, abazana ibihembo babitambukane. Nuko uri umuntu w'umugabo, uzakomeze, ndumva ibyo arimo kubabwira ndagerageza kubivuga, uzakomeze wabona ubutaha uzabona PS cyangwa ukarengaho, nicyo tukwifuriza. Nawe bahabwa ibihembo ni certificate, ni computer n'ibindi bikoresho bitandukanye zifashisha ku ishuri. Hanyuma umuryango we nawe nutambuke dufate iyo foto, hanyuma yegere mugenzi we Mutijima Bruno mukanya. Ababyeyi nabo mwarakoze kumufasha, kurera ni ku ishuri ariko kurera ni no mu muryango, uruhare rwanyu n'urwo gushimwa, n'abandi bakagira ishyaka nk'iryo. Murakoze. Nawe ibihembo bye murabisubiranaho, yari yicaye, yegere mugenzi we. Nuko undi munyeshuri nkuko nababwiye nawe ni uwa kabiri, nuko banganyije ari benshi, yitwa Ineza Singizwa Musengimana Ani, nawe yavuye mu karere ka Bugesera ku ishuri École Internationale Racine, nawe nyine yagize amanota 98, twamusaba gutambuka. Hanyuma umuyobozi mukuru wa NESA akaza imbere akamushyikiriza nawe ibihembo akwiye. Ni karibu tebuka uzi imbere nawe tuguha amashyi rwose. Umuyobozi mukuru wa NESA, abashinzwe ibihembo babimushyikirize kugira ngo ahembe uyu munyeshuri. Ubwo n'ababyeyi abaje bamuherekeje twabasaba gutambuka kugira ngo dufate iyi foto y'urwibutso, kabahesheje ishema kandi tumwifuriza kuzakomeza akazagera n'aharenzeho. Murakoze, mutambuke. Abadukurikiye hirya no hino, tunababwire ko iki gikorwa bashobora kugikurikira no kuri Keti Radio. Tunabashimira cyane ko baduhaye uyu musanzu mu kumenyekanisha iki gikorwa, n'abandi bose baba barimo kubikora ku bushake bwabo. Murakoze. Hanyuma nyuma y'ifoto y'urwibutso turabasaba namwe kuza gusubira mu mwanya, n'izo ndabo muzimuhe nize. Hanyuma turabasaba gusubira mu mwanya kugira ngo duhembe undi munyeshuri nawe wabaye wa kabiri. Okay, murakoze cyane. Nawe aregera bagenzi be baje mbere. Umunyeshuri wundi wa kabiri yitwa Byose Niyo Aime Albine, uko tumusoma turamusaba gutambuka. Yigaga ku ishuri Kigali Harvest School ni muri Gasabo, n'abagize amanota 99 n'ibice 4. Turasaba umuyobozi mukuru wa REB, DG REB Dr. Nelson Mbarushimana gutambuka imbere akamushyikiriza igihembo, akamutubwirira ngo yishyuke azakomeze atere imbere muri byose n'ibihembo bimugeraho. Abanyeshuri bose bahabwa computer, bagahabwa certificate n'ibindi bikoresho bizabafasha mu gihe bagiye ku ishuri. Byose Niyo Aime bakongera amashyi. Hanyuma n'abaguherekeje batambuka baza imbere. Ababyeyi ishema ryinshi batambuka begera uyu mwana baherekeje mu burezi akabasha kwiga neza
kandi nta gushidikanya muzakomeze mumuhe hafi mu rugendo rw'ishuri, azakomeze azi imbere. Byose niyo Aime Albine nawe afite amanota 99 n'ibice 4. Murakoze cyane, musubirane y'ibihembo bye. Niyo mumaze gufata ifoto y'urwibutso yegere bagenzi be. Umunyeshuri wundi wabaye wa kabiri uko bose banganyije amanota yitwa Irumva Bigwi Hugo, yiga kuri Apacop muri Nyarugenge. Bigwi tambuka, tuguhe amashyi. Bigwi byinshi wagize nk'uko izina ribivuga, izina ryabaye umuntu. Urahagarara aho ngaho, hanyuma turahamagara Deje wa RTB Engineer Paul Mukunzi aze amudushyikiririze nawe ibihembo byinshi akwiye. Mu gihe gitambuka, umuyobozi wungirije wa kaminuza araba yitegura mu kanya, araza kuduhembera, n'umuyobozi wungirije wa RTB baraza kuduhembera bakurikiraho. Mwigire ahagana inyuma kugira ngo babone uko bafata iyo foto y'urwibutso. Yego, mwigire.